Ibihugu byinshi bihambaye bifite ingabo zikomeye ariko zitajya zivugwa kenshi, ariko iyo zigeze ku rugamba ibintu bihindura isura. Nta rusaku zikora, nta kwiyemera zigira, ariko zifite ubukaka n'ubushongore bituma zubahwa n'amahanga. Izi ngabo nta zindi bazita Rwanda Defense Force (RDF), ingabo z'u Rwanda. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ukuri kose ku mbaraga z'izi ngabo z'u Rwanda RDF. Ese zifite izihe mbaraga? Zihagaze he ku rwego rw'isi ku ruhando mpuzamahanga? Kandi niki gituma zubashywe cyane kurusha izindi muri Afurika? Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uno muyoboro wacu wa YouTube, ngo haye yambu kanda subscribe tujye dukomeza kubana. RDF ni igisirikare cyubakiye ku nkuta eshatu zihambaye zikomeye. Iya mbere ni discipline, training ikomeye cyangwa se imyitozo ikomeye, leadership ikomeye cyangwa se ubuyobozi bukomeye. Nubwo u Rwanda ari igihugu gito, RDF ifite ingabo ziteguye neza, zifite imyitozo ihambaye, abasirikare batojwe ku rwego mpuzamahanga, ndetse kandi bafite ubumenyi buhanitse mu ntambara zigezweho. Ibi bituma RDF ingabo zifite ubushobozi n'ubukaka n'ubushongore muri Afurika, muri aka karere k'ibiyaga bigari. Iyo turebye ku rutonde rwa Global Firepower rugaragaza ingufu za gisirikare ku isi hose, RDF ntabwo iza ku myanya ya mbere nk'ibihugu bikomeye nka USA cyangwa se Amerika cyangwa Ubushinwa, ariko hari ikintu gikomeye. RDF iza mu ngabo zifite efficiency cyangwa se gukora neza kurusha izindi zose zifite ingabo nyinshi, ariko RDF ifite abasirikare batari benshi ugereranyije n'ibindi bihugu bihambaye, ariko bakora neza kurusha abandi, bafite ubwinshi bw'igisirikare. Mu byo Global Firepower yibandaho harimo umubare w'ingabo, ibikoresho bya gisirikare, ingengo y'imari ya gisirikare, ubushobozi mu kirere cyangwa se Air Force, ku butaka ndetse no mu mazi Marine. Nubwo RDF ifite ibikoresho byinshi cyane, ariko ikishyirwa ku rwego rwiza bitewe n'ubunyamwuga n'imikoreshereze myiza y'ibyo ifite. Reka turebere hamwe umubare w'ingabo z'u Rwanda RDF n'imikoreshereze yazo. RDF ifite ingabo zihoraho igihe cyose, ziri active, zibarirwa mu bihumbi byinshi, ndetse ikagira na Reserve Force yiteguye gutabara igihe cyose yaba ikenewe. Ariko igitangaje muri ibyo byose si umubare, ahubwo ni uburyo zikoreshwa neza kurusha izindi ngabo nyinshi muri kano karere k'ibiyaga bigari. RDF yibanda cyane kuri rapid deployment, koherezwa vuba, special operations, operasiyo ziri special cyangwa se zidasanzwe, peacekeeping missions, kubungabunga amahoro hirya no hino. Reka turebere hamwe ubukaka n'ubushongore mu myitozo ndetse no mu ntambara. Iyo uvuze RDF ntuvuga ingabo zisanzwe, ahubwo uvuga abasirikare batozwa kurwana mu bihe bikomeye cyane, gukorera mu bwihisho special ops, ndetse no kwihanganira ubuzima bugoye, by'umwihariko Special Operations Forces izwi nka SOF, umutwe wa mbere uhambaye mu gihugu cy'u Rwanda. Aba ni Elite Unit ya RDF cyangwa se unit cyangwa se umutwe wa gisirikare ukomeye mu gisirikare cya Rwanda Defense Force. Bafite ubushobozi bwo gukora ibikorwa bidasanzwe kuko nabo baba bari ku rwego rudasanzwe. Ni nabo batuma RDF igira izina rikomeye mu mahanga, kuko ahanini nibo boherezwayo bakajya gukora ibyananiranye. Ubukaka n'ubushongore ndetse n'ubunararibonye bwa RDF bugaragarira cyane mu bikorwa mpuzamahanga. Mu butumwa bwa Loni bwo kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi, RDF ni imwe mu bisirikare byohereza ingabo nyinshi mu kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi ya rurema. Mu bihugu nka Central African Republic, South Africa, ndetse RDF igaragaza discipline, professionalism cyangwa se ubunyamwuga mu kurinda abasivili aho yagiye. Niyo mpamvu amahanga yizera kurusha ibindi bisirikare cyangwa se ibindi bihugu. Ariko se abantu benshi baribaza bati ni gute igihugu gito gifite ingabo zikomeye kuri uru rwego? Gusa igisubizo nta kindi, ni leadership ikomeye cyangwa se ubuyobozi bukomeye, ndetse n'abasirikare bafite imyitozo ihambaye, ndetse kandi no gushyira imbere igihugu kurusha inyungu bwite. RDF si ingabo zishingiye ku bikoresho byinshi bya gisirikare, ahubwo ni ingabo zishingiye ku bantu bari muri RDF ndetse na leadership n'imyitozo bahabwa ihambaye. Gusa icyo wamenya cyo isi iri guhinduka n'intambara zirahinduka.
RDF nayo iri kwiyubaka mu gukoresha ikoranabuhanga rigezweho ku rugamba cyangwa se mu bya gisirikare, gukoresha drone ndetse n'icyitwa cyber warfare. Gusa intego n'ubundi iracyari imwe, ni ugukomeza kuba ingabo zubashywe ku isi ya rurema kandi zihambaye zikomeye. Gusa nanone RDF ntabwo ariyo cyo gisirikare gikomeye ku isi, nta nubwo ari nayo ifite umubare munini w'abasirikare, nta nubwo ariyo ifite ibikoresho bya gisirikare bihambaye nk'Uburusiya na za Amerika, nta nubwo ari iya mbere ku isi ya rurema, ariko iri mu bisirikare byizewe cyane. Iyi kandi ni RDF, igisirikare cy'u Rwanda, igisirikare cyubashywe muri Afurika. Iyo uvuze RDF abenshi bumva amahoro, ubukaka n'ubushongore by'u Rwanda, ingabo zubashywe ku isi, nibyo benshi bahita biyumvira. Uyu ni wo musozo w'icyegeranyo naguteguriye. Njye twabanye nitwa Kwibuka Ronje. Nimba ari ubwa mbere wari wisanze kuri uno muyoboro wacu wa YouTube K&L Docs Empire, kanda subscribe kandi no kukazogira amakuru ajya kugereraho ku gihe y'ibyegeranyo bicukumbuye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese. cyane cyane izo kurinda umutekano w'igihugu cyacu. Uyu munsi wanshimishije cyane kuba ninjiye mu ngabo za RDF. Ni ibintu biduhesha ishema nk'abantu baba baremeye kwiringa. Tumaze igihe hano kinini kigera ku mezi 9 dukora imyitozo, ari ibintu bigoye ariko bisaba kugira endurance, unakihangana. Buri umwe uri hano ndakeka ko yagize kwihangana gukomeye akaba abashije kurangiza iyi training. Uyu munsi rero uradushimishije kandi dutewe ishema no kwinjira mu ngabo z'igihugu. Tugomba gushyiramo imbaraga no gukomeza kugira discipline. Cya kabiri gufatanya n'abandi nsanzwe. turamanuka inabaza mu mazi tukazibona bizakugufata zikabasaba bakurasa twabigishije ufite akazi bakurasa aragiye kugusa bikabije aragiye kutiro intego. Yes. Ndagira ngo mbabwire ubu rero ko mubaye ingabo z'igihugu.